Uwiteka Umwami Imana akomeze aguhe umugisha wo ukomeje gukurikirana ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ikigembwe cya kabiri turimo turigira hamwe intambara ikomeye. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru iravuga ngo urufatiro rw'ingoma y'Imana. Kuri uyu wa gatanu twaba tugiye kwigana ingingo ivuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho, reka dusenge Imana. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimye ko ukomeje kubana natwe muri gahunda yo kwiga ibi byigisho. Turagusabye kugira ngo umwuka wawe akomeze abane natwe uduhe kumvira ijambo ryawe. Ibyo nibyo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Nongere mbibutse yuko umuntu wese ufite ikibazo ushaka kubaza kuri izi ngingo zose turi kwiga, ajye abaza ikibazo muri comment. Jya handitse comment kandeho maze ubaze ikibazo. Tuzajya dufatanya gusubiza ibyo bibazo kuwa nyuma ubwo tuzaba turimo kwiga ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Mbararikira no kuzakurikirana icyigisho tuzigira hamwe ejo kigendanye n'iby'umubare 666. Tuzaba turimo gusubiza ikibazo cyabajijwe na Eric. Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Mbese ubutumwa bw'abamarayika batatu buvuze iki? Mbese ubutumwa bw'abamarayika batatu buvugwa aha ngaha ni ubuhe? Mbese abamarayika batatu bavugwa aha ngaha ni abahe? Mu Byahishuwe 14 umurongo wa 7, marayika wa mbere avuga ijwi rirenga ati: nimwubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu iriba urubanza gisohoye. Nimuramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa kabiri aravuga ati: iraguye Babuloni, umudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba rw'ubusambanyi bwawo. Ibyahishuwe 14:8. Mbese hano ko havugwa Babuloni isobanuye iki? Babuloni ihagarariye imikorere y'ubuhanuzi y'idini ryaguye, ryanze ubutumwa bwa marayika wa mbere, ndetse rigahitamo uburyo bwo kuramya bw'ikinyoma. Mu yandi magambo, Babuloni ni idini ryaguye, ritakigendera mu mahame y'ukuri ya Bibiliya. Niyo mpamvu mu Byahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza uwa 11 hatuburira kugira ngo twirinde kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aha rero hagaragaza amahitamo abiri ahabanye: kuramya umuremyi cyangwa kuramya inyamaswa. Buri muntu wese utuye kuri uyu mubumbe w'isi azafata icyemezo kidahinduka kandi kidasubirwaho cy'uwo azumvira, uwo ni Yesu cyangwa Satani. Mbese mugenzi, ahangaha we uzafata ikihe cyemezo? Vuba bidatinze imigabane ijye kuba ibiri. Buri muntu wese azafata icyemezo kimwe, azahitamo kumvira Yesu cyangwa yumvire Satani. Aha rero bizaturuka ku buryo umuntu azaba yarahisemo bwo kuramya. Ese uzaramya umuremyi waremye isi n'ijuru n'inyanja n'amasoko, cyangwa uzaramya inyamaswa? Guhitamo umuremyi nicyo nkwifuriza nshuti. Ndifuza ko twasoma aya magambo yo mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza uwa 11. Marayika wundi wa gatatu akurikizaho avuga ijwi rirenga ati: umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose. Nibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo.
Bene data, tukwiye guhitamo inzira nziza, tukwiye guhitamo kuramya Umuremyi, kuko ibyago bizagwira abazahitamo kuramya inyamaswa. Amahitamo ni abiri, rero umuntu akwiye kugira amahitamo amwe: guhitamo kuramya Imana cyangwa se kuramya inyamaswa. Icyo nkwifuriza ni uko wahitamo kuramya Imana. Reka none dusome mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12, ngo mbese ni ibihe bintu bibiri biranga kuramya inyamaswa? Kuki ibyo byombi ari ingenzi cyane? Ibintu bibiri biranga abanga kuramya inyamaswa, mbese ibyo bintu kuki ari by'ingenzi cyane? Reka dusome umurongo wa 12, haranditse ngo: aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Nshuti bakundwa, ibintu bibiri nta bindi ni ukwitondera amategeko y'Imana ndetse akabaho no kugira ukwizera nk'ukwa Yesu. Imana rero yashize amategeko kugira ngo abantu bayo bayitondere. Ubwo rero akaga gakomeye kagiye kuzaza, kazaba gashingiye mu buryo abantu bitondera amategeko y'Imana. Abitondera amategeko y'Imana bagiye kuzaba abanzi b'iy'isi, ariko Uwiteka Umwami Imana ni umurengezi wacu, azaba ari kumwe natwe. Imana izagira ubwoko bwo mu minsi y'imperuka buzayibera indahemuka mu gihe cyo kurwanywa gukomeye ndetse no gutotezwa bikoranwe ubukana mu mateka y'isi. Imana izagira ubwoko bw'indahemuka, kandi ubu bwoko bw'indahemuka buzemera bunambe ku Mana binyuze mu mpano yo gukiranuka kwa Kristo. Bazabaho imibereho yuzuye ubuntu kandi yumvira. Abantu b'Imana bazabaho imibereho yuzuye ubuntu kandi bazaba bumvira. Bazumvira nde? Imana. Kuramya Imana bihabanye no kuramya inyamaswa, kandi bigaragarizwa no mu kwitondera amategeko y'Imana. Iyi ntambara ikomeye yo kumvira Kristo cyangwa kumvira inyamaswa ishingiye ku kuramya, kandi isabato niyo pfundo ry'iyi ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Isabato izaba ipfundo ryo kumvira. Isabato izaba ipfundo ry'iyi ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Njya nkunda kwibaza impamvu abantu bose bemera ko amategeko y'Imana ari ingenzi. Wababwira amategeko yose bakemera ko ari ngombwa kuyubahiriza, ariko se wagera ku itegeko ry'isabato ati isabato si ngombwa, kandi nyamara mu mategeko 10 n'isabato ririmo. Ubwo rero nta gitangaza kirimo cyo kuzumva yuko isabato ariyo rizaba ipfundo ry'intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Igihe kiri bugufi, ibi byose bijye kuzashirwa imbere yacu. Ni uguhitamo Imana cyangwa ugahitamo inyamaswa. Abo bayoboke b'Umukiza biyemeje ntago bazizera Yesu gusa, ahubwo bazagira kwizera kwa Yesu. Kwizera kwa Yesu nabyo bizaranga aba bayoboke b'Imana. Kwizera kwa Yesu ni ukwizera kwimbitse, kwiringira cyane, kwiyemeje cyane, ku buryo abadayimoni bose b'ikuzimu ndetse n'ibigeragezo byose byo ku isi bitabasha kukunyeganyeza. Amena. Bene data, uku ni ukwizera kwimbitse cyane, aho abadayimoni ndetse n'ibishuko byo ku isi bitakwiye kunyeganyeza uwizeye Kristo. Ni ukwizera kwiringira igihe kudashobora kureba, ndetse kukizera igihe kutazi impamvu, kandi kukizera igihe kudashobora gusobanukirwa. Uko kwizera kwa Yesu ni impano duhabwa kubwo kwizera, kandi kuzadufasha guhangana n'ibigeragezo biri imbere yacu. Bene data, mu gihe dufite ukwizera kwa Yesu bizadufasha guhangana n'ibigeragezo bijye kuza imbere yacu. Hano imbere yacu tujye guhura n'ibigeragezo bikomeye cyane. Kwizera kwa Yesu ni intwaro ikomeye izatuma tunyura muri ibyo bigeragezo ndetse tugahangana nabyo. Igihe urugamba ruheruka ruzaba rutangiye, tukagerwaho n'ibihano mu by'ubukungu, gutotezwa, gufungwa ndetse n'urupfu ubwarwo, kwizera kwa Yesu kuzadufasha gushikama muri ibyo bihe biheruka kugeza ubwo Yesu azagaruka. Nshuti mukundwa, icyo ngusaba nuko ukwiye kugira ukwizera nk'ukwa Yesu.
Kwitondera amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu nibyo bintu bibiri bizaranga ubwoko bw'Imana butazabasha kuramya inyamaswa. Umwuka w'Imana arimo aragenda ashyirwa ku bantu b'Imana kugira ngo abantu b'Imana bazabashe gutsinda urugamba ruri imbere hano. Dukomeze dusabe Imana akomeze tubashishe kugira ngo ibihe bigoranye biri imbere ahanga tuzabashe kubinyuramo tudatsinzwe. Uwiteka Imana akomeze abane natwe, atuyobore mu buryo bwose kugira ngo tuzabashe kunyura muri iki gihe gikomeye tudatsinzwe n'umwanzi. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye ko abanye natwe muri iki cyigisho. Tugushimiye ko utubashishije kwiga no gusobanukirwa n'ibigendanye n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Abamarayika batatu bakwiye kwamamaza ubutumwa bwawe. Tubonye ko ari abana bawe bazaba biteguye kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Niyo mpamvu natwe data muri iki gihe kigoranye turagusabye kugira ngo natwe utubashishe guhabwa imbaraga zo kwamamaza ubu butumwa, maze ubwo ujye kuzagaruka tuzishimire kubana nawe. Ibyo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.